ibiganiro bigaruka ku burenganzira bwa muntu byagiye bikorwa hano muri Ejo Youth Echo bitanga umusanzu ukomeye cyane. Bijya binshimisha nk'iyo uganiriye n'umuntu mwagiye mu kiganiro nyungurana bitekerezo muri kuri terrain, wenda mfata urugero unagiye kuri terrain nganiriye n'umuntu ndamuhaje nise ibiganiro ujye byumva, yego ndabyumva, ubikuramo ubutumwa ki, byamfashije gusobanukirwa uburenganzira bwanjye. Hari umwana w'umukobwa twaganiriye ubwo twagiye i Rusizi, arambwira ati ntabwo nari nzi ko mfite uburenganzira bwo kwihitiramo uwo tuzabana. Urwo ni urugero rworoshye, ariko majije kumva ikiganiro kivuga ku burenganzira bwo guhitamo muzabana, nsobanukirwa neza ko ari uburenganzira bwanjye kwihitiramo, kuko mbere numvaga ko nkwiye guhitirwamo n'ababyeyi banjye bakambwira bati jya kwa kanaka kuko ari inshuti yacu, ariko narasobanukiwe, ngerageza kuganira n'ababyeyi banjye bagerageza kumva ko ari uburenganzira bwanjye. Ikintu cya mbere nungukiye muri ibi biganiro, nasobanukiwe n'uburenganzira bwa muntu binyuze mu mahugurwa atandukanye twagiye duhabwa, binyuze mu gusoma ingingo z'amategeko, kuko uko nsigaye nsoma ingingo z'amategeko ubu ngubu siko nabikoraga mbere. Kandi iyo ndi gusoma, wenda dufata urugero, hari igihe nicara nkafata itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nkarisoma, hari ibintu byinshi ngenda nungukiramo mbere yo nza kuba ntari gukora muri ibi biganiro, ntari kujya ngira umwete wo gushaka kumenya. Icyo ni kimwe. Ikindi, ugendana umenyaniramo n'abantu, kuko nk'iyo turi gukora ibyo biganiro, nk'iyo turi kubitegura, tugenda tuganira n'abanyamategeko batandukanye, tuganira n'imiryango itandukanye yita ku burenganzira bwa muntu. Ibyo rero nabyo bigufasha kugenda umenya imikorere y'ahandi hantu itandukanye, cyangwa ukumva nk'ingingo bitaho utajya gutekereza koko hari ibintu tubona muri sosiyete bibaho, ariko ntitwite kumenya ngo ni uburenganzira bw'umuntu bwahonyowe. Ariko uko ugenda usoma ayo mategeko, uko ugenda uganira n'abantu bari muri icyo kibuga, ni kugenda usobanukirwa neza uburenganzira bwa muntu n'iki, butangirira hehe bukagarukira hehe. Ubutumwa nagenera abantu muri rusange nuko hakwiye kubaho kubahana, hakwiye kubaho kubaha uburenganzira. Ntabwo bisaba ngo ube warabisomye cyangwa haba hari ahantu uzi koko biteganyijwe, ariko niba utifuza ko ikintu cyakugirirwa, nawe ntukakigirira abandi.